liver, bambwira yuko iri muri lungs zombi, byombi. And now hane, I think ni hane we, so mu kaguru aho yaturutse mu mugongo, yego mu hanye lungs no oya umwijima si liver, liver, lungs zombi na spine hagati y'umugongo, so aho hantu eshanu niho yari imaze kugera. Icyo gihe nari ndi kumwe na papa, ndabyibuka ko yaranyibukije, ejo turi kuganira. Ntabwo buzashira, guhangayika ntabwo bahise batubwira ati ariko hari ibintu duha abantu bari gupfa kugira ngo bazababare gake cyane mu rupfu rwabo, babyita palliative radiotherapy. So ntabwo ari radiotherapy yo gucuringa, ahubwo niyo kugufasha ububabare. And iyo barayima yari iminsi 5. Ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'inshamugongo, dore ko benshi bagiye bamusengera, benshi baramufashije, ariko ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 Mutambuka Derrick amaze kwitaba Imana, dukunda kumwita DJ Dizzo. Bambwira mu kaguru ahambere igera hano barahanyereka kugeza, bambwira ko iri muri spine, bambwira yuko iri muri liver, bambwira yuko iri muri lungs zombi, byombi. And now hane, I think ni hane we, so mu kaguru aho yaturutse mu mugongo, yego mu hanye lungs no oya umwijima si liver, liver, lungs zombi na spine hagati y'umugongo, so aho hantu eshanu niho yari imaze kugera. Icyo gihe nari ndi kumwe na papa, ndabyibuka ko yaranyibukije, ejo turi kuganira. DJ Dizzo wari umaze igihe arwaye uburwayi bwa kanseri, yitabye Imana nyuma y'imyaka 2 irenga, abwiwe ko akatari kugeza mu kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2022. Ubundi kanseri ye byagaragaye ko ayirwaye ari mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse bamutangarije ko atagomba kurenza ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2022, ariko Imana ikomeza kugenda imusunika kugeza magingo aya ngaya. Rero amakuru yamenyekanye cyane inshuti y'umuryango ahamya ko aya makuru y'uko uyu musore yitabye Imana ari amakuru y'impamo, dore ko yitabye Imana ku itariki 19 Ukuboza umwaka wa 2024. Rero Mutambuka Derrick uzwi nka DJ Dizzo yakunzwe kugaragaraho cyane no kuba uyu musore yarahuye n'uburwayi bwa kanseri bwatumye aremba, ndetse aramenyeshwa n'abaganga igihe asigaje kari gitoya kugira ngo yitabe Imana. Ubwo yari mu gihugu cy'Ubwongereza nibwo yamenyeshejwe ko afite igihe gitoya kugira ngo yitabe Imana. Rero DJ Dizzo yasabye ko niba asigaje igihe gito cyo kuba yabaho yafashwa kugira ngo agere i Kigali akazagwa iwabo, cyangwa se iwabo ku ivuko, cyangwa se aho yavukiye. Urumva we yashakaga kugira ngo azitaba Imana ari ahantu, cyangwa se ari ku butaka bw'iwabo. Ibyo ndabyishimiye cyane. Hari abantu batandukanye bagiye bavuga uti nyaboneka buri wese atanga uko ishoboye, nagiye mbonamo abahanzi, nagiye mbonamo abantu batandukanye bazwi. Iki kikuri ku mutima kuri bano bantu? Abo bantu kubavuga amazina ni abantu benshi, uvuye kuri TPN ukajya kuri Medi, ukajya kuri Gitoko, ukajya byarenze n'ubwo. Uyu musore rero yabwiye ko atazarenza ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2022, yitabye Imana afite imyaka 26 y'amavuko, dore ko uyu musore no mu minsi itambutse inkuru itari nziza yamuvuzweho. Ni umukobwa yavuga ko yamubyariye umwana, ariko umukobwa yaje gutangaza ko, cyangwa se byaje kugaragara ko uwo mwana atari uwe, mu gihe uyu
uyu musore witabye Imana we yari azi ko afite umwana, ariko byaje kugaragara cyangwa se DNA zaje kugaragaza ko uyu mwana atari uyu mugabo witabye Imana. Ubwo yari atuye rero mu Bwongereza yaje gutabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha bitandukanye, arakatirwa aranafungwa imyaka igera ku 9. uyu musore yigeze gufungwa mu gihugu cy'Ubwongereza rwose, ariko nyuma yo kwitwara neza muri gereza DJ Dizzo yaje kurekurwa asohorwa ku itariki 24 Ukuboza umwaka wa 2019 nibwo yaje gufungurwa. Icyo gihe yari afungiye muri gereza dore ko yari yarakatiwe imyaka igera ku 9. Icyakora uyu musore yarekuwe kanseri imaze kumugereza, urumva kanseri yari yamaze kumwataka, atangira gushakisha uburyo yakwirwanaho cyangwa se yakwivuza. Ubwo yari amaze kurekurwa yatangaje cyangwa se yashatse uburyo yagaruka mu Rwanda amaze kuremba, ndetse DJ Dizzo yavuze ko kuva mu mwaka wa 2018 ubwo yamenyaga ko arwaye kanseri yagiye yiyongera kugeza ubwo yabwiwe ko asigaje igihe gito kugira ngo abeho. Urumva rero kanseri ye yakomeje kugenda yiyongera gake gake, biza kurangiraho yaje gutangarirwa ko afite amezi atarenze 3 kuba yitabye Imana. Abantu murabyibuka neza ko abantu benshi bakoze fundraising bakamukusanyiriza amafaranga menshi, dore ko amafaranga yakusanyijwe yageraga kuri hafi miliyoni 9 kugira ngo barebe ko ubuzima bwe bwakitabwaho. Rero iki gihe rero ukuntu byaje kugenda, uyu musore yabwiwe ko asigaje iminsi 90, ariko hakaba andi makuru yuko yaba mike cyangwa ikaba myinshi bitewe n'ubushake bw'Imana. Rero nk'uko ubushake bw'Imana bwagenze, uyu musore iminsi ye yakomeje kwicuma ndetse abantu bakomeza kugenda bashima Imana, nubwo hataburaga abakomeza kugenda bavuga ati se wa musore bite byagenze bite, ariko Imana burya ubushake bwayo iyo bugeze ntawe ujya buhagarika, kandi Imana yavuze ati baho ubaho, yavuze ati rwose iherezo ryawe ni ibyo wasabwaga gukora wabikoze, itahire uragenda. Rero uyu musore yamaze kwitaba Imana. Ndagira ngo nkwibutse gatoya ko uyu musore ari umwe mu basore beretswe urugwiro n'abantu benshi. Ahangaha ndashaka kugaruka cyane hari Shadebo rwose n'umwe mu bantu bagiye bamwegera cyane. Ubundi uyu musore yari asanzwe yibera abantu bazi ku muhanda wa Rugende usa n'ujya mu karere ka Rwamagana mu bice bya za Muyumbu, naho hantu yiberaga iwabo kavukire niho yabaga, ariko ibihe byageze nawe Imana iramuhamagara. Yavuze ko kandi akimenya ko inkuru y'uko asigaje igihe gito cyo kubaho, yagize icyifuzo cyo kugira ngo ubuzima bwe mu Rwanda ariho yazitabira Imana, ari nako byaje kugenda. Uyu musore gufashwa, abantu bakusanyije amafaranga agera kuri miliyoni 9 kugira ngo afashwe barebe ko yazitaba Imana ari mu Rwanda, kandi nako byaje kugenda. Abantu benshi bagiye bamufasha, bagenda bamwitaho mu buryo butandukanye, ariko kugeza ubu ngubu burya igihe kigeze ntawe ujya aburana nacyo. Imana yashyizeho akadomo, ntabwo byarenga. Rero tumwifurize iruhuko ridashira, ndetse tunihanganisha umuryango we, dore ko ari umusore rwose wabonaga ko afite akazoza mu buryo yakoraga. Rimwe na rimwe abantu mutagiye mubibona, ariko ku basura imbuga nkoranyambaga ze hari ahantu hejyaga gucuranga mu gihe yabaga afite akabaraga. Ubonaga ko abantu benshi bashaka kumusapotinga kugira ngo barebe ko yagira ubuzima cyangwa se akagira umurongo nawe yakora nk'umu DJ, kandi ubona ko byari bitangiye kuza. Ariko burya abantu nibo bakunda kuvuga ati ngo burya ngo umuntu ngiyarembye akaza koroherwa, ngo burya ngo abantu nibwo bagira amakenga ngo kuba yorohewe, ngo hari igihe bagiye kwitaba Imana. Ariko n'uyu musore rwose agize gutya, Imana nayo itimutwara mu gihe nta makuru twe duheruka yo kumva uko amerewe, ariko kugeza aya magingo arinze yitaba Imana nta wari uzi ko yarembye. Ibyo byarabaye nk'akamenyero, abantu bavuga ati araza kongera yoroherwe, ariko mu gihe tutaramenya amakuru by'umwihariko ese noneho ni kanseri yaba imuhitanye, kuko kugeza ubu ngubu ntabwo turamenya neza ngo niki kimuhitanye, kuko hari igihe umuntu ashobora kuba arwaye ariko mu kanya gato agakora impanuka abantu bakagira ngo ni
n'iya ndwara imuhitanye, ariko ikizwi ni uko kanseri ye yari imeze nabi, kanseri yari imugeze ahakomeye. Imana yonyine niyo yamutizaga iminsi, nubwo twese ari uko, ariko wabonaga ko Imana ariyo ikimuhagazeho. Rero aya magingo twavuga ngo Imana imwakire mu bayo, ndetse dukomeza kwihanganisha umuryango by'umwihariko, ndetse n'uruganda rwa muzika cyangwa se industry yose ya music tuyihanganisha, ndetse n'aba DJ muri rusange, kuko burya kubura umuntu ni ikintu kidasanzwe, kitajya gipfa kuba abantu bamenyera, ariko aka kanya twavuga tuti n'akababaro gakomeye cyane, kuko umuntu burya hari ikintu aba yari afite gushyira ku muziki cyangwa se kuri industry muri rusange, ariko Imana burya yo iba yabonye ko misiyo ye yarangiye ku isi. Dukomeza kugenda tubihanganisha, kandi nizera ko aho muri mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Reka tuze kubana tunamenya andi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino muri showbiz yacu, ndetse no muri rusange mu buzima busanzwe. This is your time kugira ngo ugende umenya amakuru y'imyidagaduro agezweho. So yeah, byari ibyo ngibyo. So yeah, ariko hari n'abandi benshi cyane nabuze amazina, bahari ba Davis D, Gabiro Guitar, niga yanjye kabisa. Hari abantu benshi bakoze ibintu bitandukanye kugira ngo ubupfubyi ntabwo buzashira, guhangayika ntabwo bihoraho, kuko Imana ikitu